kuri uruhande कीरत मामे दे घर नहीं सी आ सकते ugomba kwanza ujyana na Uncle Kirati gusa by'ukuri bakwiye kuba waduhaye amakuru Kanwari ntabwo ameze neza cyane चलो चल के देखते niki cyamubayeho reka tugere tujye kumureba tugume duhamagare muganga se oya mukuri ntabwo akeneye muganga ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ sasa rero mureke aruhuke turaza kugaruka mu nyuma barerekeye Kanwari ngo ntabwo ameze neza yamaze kumenya ko ari bibi mugenzi we ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ umva turi bugaruke mu nyuma wana Sasrikal basezeranye barakwereka ngaba baje ku ruhande baganire gusa nanone ni Lee yamaze kumenya ko uwitwa ngo n'umugabo we ni no mukobwa yasabye kuri ibingi ubishe igihe kingana iki nibwo bwari uburyo bwiza mbaye ngiye hoya wivuga gutyo ngo ubaye ugiye nose byukuri dukora iki none gute twabaho gutya wifunya mu nzu uri kumwe nanjye reka mama aze ibintu byose biraza kumera neza Kanwari nta kintu kiri buze kuba cyagenda neza nta kiri bugende neza pe ndakubwiza ukuri ntabwo ushaka kuwasiga njyenyine you can't leave me alone ntabwo wansiga njyenyine ntabwo wansiga njyenyine nibyavamo nibyahwana reka njye kureba mama twishimire ibirori turi kumwe tujye mu birori twishime tunezerwe turi kumwe njye nawe niba tubanye ugombe wakire ko uri umugore nkanjye ugomba ubyakire twembi turi abagore babiri we are two women turi inshuti ndetse turi n'abavandimwe niyo mpamvu tayari nanjye nambaye imyenda y'abagore ngiye ndumva mu by'ukuri byandenze kuko tayari sinyiri uwo ndi we ndiki Kanwari ndi bugufashe ndi kumwe nawe I'm with you ndi kumwe nawe aramukomeza ni Nelly gusa none ka Kanwari ni agakobwa keza erega rimwe na rimwe iyo dushatse kwigira ibyo tutari ibyo usanga tubaye babi nyamara kandi iyo tubaye tukaba abo turi bo tugakomeza tukibera abo turi bo tubabeza cyane kurushaho ariko uzasanga ari nk'umuntu uvuka ari igikara yakura agashaka kwigira nzungu agashaka kwigira kayobe usanga ibintu byangije nyamara kandi disi iyo ugumanye ryabara ryawe iyo ugumanye ryarange ryawe cya gikara cyawe uba mwiza cyane kurushaho bakobwa nimuzajya mwihinduranya bira bintu byo kwisiga amavuta yaturutse hariya i Kongo hari amavuta aba yambutse umupaka hasha hari amavuta nayo nta kigenda ariko kwa kundi bakubwate ngo nyine tu urumva ni natural beauty n'ubwawe n'ubwiza bwawe bw'umwimerere wavukanye utigize uvangira ariko uvutse uri igikara uvutse uri nyirabukara ushaza kwigira inzobe ariko urusanga umuntu mu maso umuntu ni inzobe ariko wareba ku birenge ukabona ni nyirabukara ibyo biba ari ibya nta kigenda bakobwa gumana ubwiza Imana yakuremanye ubwiza wavukanye ubugumane uzamwiza kandi nawe uzakwanga ariko se mushaka kwigirira iki inzobe inzobe muzireke ziba inzobe n'ibikara namwe mukomeze mwibera ibikara ikibazo ni kimwe ngiye nabonye ko nta muntu w'inzobe nayo nabona wifuza kuba igikara bose babifuza kuba za nzungu ariko ngo abatipe ngo bakunda inzobe ngo abatipe bakunda inzobe kabisa mama
yaje amagara nyina. Iwabo hahiye hakongotse. Mama, iwabo wa Kanwari hahiye hakongotse. Iwabo hahiye. Inzu y'iwabo yahiye. Bali yaje amagara Bali. Iwabo inzu y'iwabo yahiye. Wari wagiye hehe? Bali niki cyabaye ahangaha? Umuriro. Mama ari hehe se kandi? Iwabo hahiye. Mama apfire mu muriro. Mama wawe ngo yapfire mu muriro. Yahiriye mu nzu. Ibibazo byawe ibibazo. Inzu y'iwabo yahiye. Narakubwiye ngo ibibazo biza biyerekeranye biza nk'imanga. Ibibazo biza nk'indahekana. Kwa kunda kana kambere kavuka nyuma y'amezi angahe kandi kana kakavuka nyuma y'amezi angahe kandi kana kakavuka nyuma y'andi mezi kana izo ngizo nizo bita ngo n'indahekana. Nta mwana warera undi. Erega nta mwana urera undi. Mujye mubimenya. Njye ubone nyijya ku kazi mfite. Boss yarambwiye atomvali ngo nta rugo ruhahira urundi. Ariko muzi icyo ashaka kumbwira. Nimenye nyine njye nawamenye. Uba ugomba kwipapa ukanimama. Udakoze ngo ukoreshe imbaraga zawe zose ushiduka waburaye ukinyweraho. Niyo mpamvu mu kazi ukora mu byo ukora byose ujye ushyiramo imbaraga. Nudashyiramo imbaraga nta kizagutungira umuryango. Kwa kundi uzajya mu kazi ugasanga ngo uricaye ngo wiriwe ngo wasinziriye tayari nawe uzakwitaho. Nujya gutana uzaguha icyo gihumi nana kiguha uyu munsi ejo ntacyo azaguha. Bivuze yuko ugomba kwinekera. Ugomba kwikorera. Kora amaboko mu mifuka ugakora. Kabiri cyuya. Ariko se ugiye ku kazi wiriwe wicaye wasinziriye. Aho gukora akazi wiriwe wicaye nyine ngo uri murimo uragona. Nese umuryango uraza kubaho gute? Ngaho uzishinga abafite ama etage. Njye ntabwo nakishinga abafite ama etage. Ntarayubaka. Nimara kuyubaka nyine nzabigana nanjye ariko nyine tumuge narayubaka. Ngomba gukora like a slave nk'umucakara. Paka nanjye nyubatse. Ubundi baravuga ngo ukora nk'umucakara urya nk'umwami. Nuzifuze kubaho gukora nk'umwami ukarya nk'umucakara. None aje kunangaha arimo arabona agasura kase umwe yarashe. Zakunaga mu misozi mu gihubira. Ni hari ni Kanwari Singh. Kanwari Singh aramukurikiranye mu misozi yo ngiyo. Kabirago mu gihubira. Aracyamukurikirana. Kanwari baracyamukurikirana. Uramuntu katambahora. Katambaho ko yamezeho. Ko yamezeho bati ibi ni ibiki bati. Yaragaze aramusatira. मेरी माँ दा रत्ता विमान है ना. Niba warigize ukunda mama wanje ntukigene nari mwongera gusita ikirenge cye muri iyi nzu. Amagambo yamubwiye ati wena niringiye kuba nabatwara
mujyane nanjye musubiraneyo nanjye wapi hako nangaba ngaba bari mu birori ibyishimo ni byose barimo bararya imibare dore ibyishimo dore umunezero gusa nyine ngo bamwe babishimye muri iyi se ariko abandi barimo bararira abandi iryinyo riri kurindi Qissa the tale of a lonely ghost. The tale of a lonely ghost. Ni ku gihinde cyitwa ibi ni byo ibirori bya mbere bya Lohili kuva warungura. Ese Kanwari navuga ko ari bugaruka uyu munsi ra byagenze biti? Kanwari ngo yavuga ko ari bugaruka uyu munsi none ngo byamugendekeye bite katagarutse nako naka bebe bazi ko ari agasore bazi ko ari ka gasore bazi ko ari kasisi byahese sha nako kari aka bebe Rodriguez Murundi n'ujye umbwira ngo lingo kari aka bebe Rodriguez Murundi Iradukunda Rodrigue umwana w'Ikarusi ibuyinga mu Burundi Ikigali yaragafashe Rodrigue Rodrigue ni umukire we na Elvis ba Berene we nabonye ubuzima bwacanze Berie aka Billy Boraka we yarakubiswe shawo ariko Rodriguez Murundi we byibaza akantu karema tuye karakanya kare mfite kundeba Paji Leo mukobwa wawe look at your daughter si vekkani papaji ntabwo wigize umuntu kunguka umeze gutya meze papa pega usungu ufite kundeba nta kundi ubone nyine ngo kajura kakira nta kundi kajura kakira ni Tino reba umukobwa wawe Beshan Tino mukobwa utagira amasoni utagira ikimwaro mukobwa udafite icyamaze wimbura mukoro piyo apne de samne khadi wambaye busa ahagaze imbere ya se uhagaze imbere ya se yambaye busa ki kara papa nkora iki uyu mugore w'igisuzuguro mukorera iki मैं और नहीं लुका सकता sinyishoboye kuba namuhisha ukundi और नहीं लुकना चाहती ndetse nawe ntabwo agishaka kwihisha ए मेरी गर्ल नहीं सुनती ndetse na nubwo agishaka kunyumvira ukundi वो कहीं नहीं सुनती nta n'ikintu agishaka kumva की करा इस बेशरम दा iki gikobwa kitagira amasoni nyikorera iki तू किथे ले जावा nagihisha hehe cyo nazi iki gikobwa nagihisha he ni baby nawe arabona nta mpamvu yo gukomeza kwihisha ना चाहिए था agomba pe she should just die akwiriye gupfa she deserved to die she deserves to die पाजी papa inkora iki arimo aribaza दे दे हो iteka wohoza umbwirira icyo ngomba gukora नहीं kubera icyo ubu ngubu hoya why not now kubera icyo ubu ngubu wapi क्यों नहीं सुनती kubera icyo utavuga क्यों नहीं kubera icyo utandeba मेरे मन ndeba busa क्यों नहीं होना ndeba देखो मेरे मन ndeba barasaba se ले जान नहीं आया mbowe doraje kuntwara we मैं कुछ नहीं inde ntacyo nakora कोई नहीं है ariko ndabona nta muntu uri hariya arahari नहीं अच्छा रे ntabwo agiye kutureka ni akazi mu kasi arimo arabona karimo karamugendaho buri hamwe ni Kanwari niwe wirasiye papa we gusa akazi mu kasi arimo arakabona ndagira ngo mwibutse iginde cyiswe ngo ni umuzimu wapfuye
upfa wishwe n'agahinda. Umusaza ye yarabuze umwana w'umuhungu, ako niko gahinda kari karamwishe, aho yashakaga umwana w'umuhungu ku mwuzukuru we, yapfanye agahinda ko kubura umwana w'umuhungu. Ni nako igihinde cyitwa ngo ni umuzimu wapfuye, upfa wishwe n'agahinda. Abakuru baje do, bakuru bakuri ikaritsiye yaje kabisa. Kumanga nyene nje kureba, muguma hanje kureba, shyiraho umuryango. खबर नु बुला थल्ले तोने तो पता क्यों इतने नहीं है दस्या तसी में क्यों मानो muhamagare kanwari nawe uri ahangaha ko bwatangiye. मैं सोचा ही नहीं कि पुत दी था दे कुछ हो रही है और तुसी ता निरी umva ntabwo uri ari umuhungu. ये शर्म के kanwari tayari bamaze kumuvumbura ko atari umuhungu. दो तीन imyaka yose imyaka ariciyeho फिर आ जाओ तुसी bari bazi ko ari umuhungu, gusa tayari bamaze kumuvumbura. Fungura umuryango, mena umuryango sha. Umuryango barawumena, बारी खड़े वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए ने तू umuryango barawumennye, cika genda. तेनू जाना ही तय का reka byose birangire ugombe wigendere. मैं तने छट babaye bamenye kuranga bari butwice, है कि तुम्हारी ntabwo nagusiga. तू मिलेगा तेरे माने तसल्ली होगी जा bari butuze, babaye rwose byukuri batakubonye ahangaha, bari butuze genda. Kanwari yaragiye. Imyaka yose uyu mwana abayeho bari bazi ko ari umuhungu, aho bavumbure ko ari umukobwa ne tayari bashatse kumwica. Dore ngo nawe yatangiye gutorongera ku gasozi, yatangiye komangana ku gasozi, yatangiye gutorongera ku gasozi. Igine cyiswe kwa kundi Qissa, The Tale of a Lonely Ghost. Uwo muzimu wapfuye gusa gupfana agahinda. Ari filime ziba zifite inkuru nziza, zifite agakuru kagiye kure cyane, ariko benshi kubera kudasobanukirwa ibintu by'amafilime wamushaka ibintu bihora birwana ngo bikubita ngo ngazira za Once Upon a Time za Jet, ugasanga filime mu gihe aho ngo muyise ngo ni ikiwani, nyamara filime ari nziza pe, ariko ugasanga mwayishyizemo ngo ni ikiwani. Buriya nureba filime ntukarengo filime ngira hondagura ngo ni amasasu ngo ni urusasu muri Vietnam, ujye wumva n'inkuru. Kandi ni za nkuru present continuous life, bwa buzima bwa buri munsi duhoramo, ya filime mwureba ukabwa ati filime kweri intigiye isomo. Uri igice cyanjye, मेरा अपना ही रहेगा तू ndetse iteka uzahora uri n'igice cyanjye, uri na kimwe mu bice bigize ibice byanjye. Ugomba utabara Neli, पर उन्हें बचाने का एक कोई राह बचा है. Kanwari inzira ni ingi imwe rukumbi yo kuwatabara Neli. वो मरेगी खबर तू उन्हें बचा. Uriya mukobwa agiye gupfa Kanwari, kandi ni wewe wenyine rukumbi ushobora kumutabara. सीधो वो मिलके बचा सकते हैं. Ariko nje nawe dushobora, but together we can. Ariko nje nawe dushobora. तरीका है. Hari inzira ingi imwe rukumbi yo kuba twatabara Neli, we ndetse n'umuryango we ndetse n'umuryango wacu, her and our family, we ndetse n'umuryango wacu. Na akaze mu kasi abakabona amasaha yose. Muhungu wanjye, my son, मेरा चन्ना. kwezi kwanjye, my moon, papayi, na akaze mu kasi. सच बनेगा. Muhungu wanjye ubu ngubu ugiye guhinduka umugabo nyawe. Will become a real man. Ugiye guhinduka umugabo nyawe. Papayi, mwana akomeje guhamagara se papayi. Bana wo mu cyaro niko bita ba papa ngo ni papayi, ariko ab'i Kigali baba barasirimutse. Daddy, father, papa. Umwana w'i Kigali we ari no kunahamagara papa rwose ukumva harimo n'injyana papa. Iryo jambo bari kurera beat ubwaryo.
ariko se papayi warikorera beat gute? Niyo mpamvu bavuga ngo icyaro ni umuturanyi w'irimbi. Icyaro ni umuturanyi w'irimbi da. Birazwi. Uzumve babasobanuzi bamwe bakorera mu ntara, basobanura mu ntara. Wapi uba wumva naswaga. Niyo avuga uba wumva yikanga rukuntu akavuga ariko se umuntu arimo aravuga ikinyarwanda, arimo aravuga igiki? Kandi zira ndimi wapi? Ugasaba umuntu ngo ari yamenye ngo yebana ngo ngenda sobana wapi? Ibyo avuga muri film utabyumva. Ariko nyine kubera nyine kwa kuntu umuntu akoraga film n'ubundi ari keza, ubusanzwe ari keza, umuntu akakareba ngo akazajya yicata avuga ati ngo mani ngo ndimo ndahitinga. Wenda umuntu arakubwira ati ngiye buri ari no kuntu nyine filime nyishyiramo hariya nkayimutinga nkayireba nta majwi arimo. Filime akayireba nta majwi arimo, ariko umusobanuzi akajya ngo akikina ngo ararenze. Ariko ko ubu ngubu ngiye nshobora no kuba nasobanura filime umuntu akazajya yishyiramo hariya muri offer, urumva akayumva gusa yibire nko hanze arimo komesa akazajya yumva mu wahise ndimo ndatanga gusa. Icyo benshi disi bankundira yuko niyemera, bankundira ko nirata, kandi bankundira ko nsobanura ngo bagasobanukirwa. Ibyo nanjye nkabibubahira rero. Mukobwa abona akazi mu kasi kila siku. Nawe karibu ducike kabisa. Kanwari n'uwanyu. Kabone nubwo twajya mu rugo rwaso. Iraji yambura imyenda do. Nakazimu abandi baragenda do. Nakazimu nawo bukareba. Nakazimu ka umbera isingi. Umukobwa abarimo arabona se, ariko abandi ntabwo bamubona. Ntabwo bandi bamubona. Ari mu biki? Arimo arakora ibiki? Ndi umungu wa umbera isingi. Kirati ngo ibyo nje mute. Ibi byivanze mute. Dore muze ntakazimo. Umwana we ni umubona wenyine gusa do. Abandi bagiye, abandi baciyeho. Arakubita, arimo arakubita akazimo. Arimo arakubita akazimo. Neri ubu ngubu tugiye gutaha. Kanwari singi aka kazima arakabona, akazima ka umbera singi uyu nguyu nawe akakabona. Neri bebe. Urimo urababaza ndi? Neri Kanwari. Bintu bila komeye, bintu bila kazi. Qissa. Neri yarakuzamukiye. Kanwari nawe acaho. Tinari njyenyine. Nari njyenyine. Muramukazi wanje. Hehe. Kazendere. Umberi singi.
byoroshye mw'abantu mwe habe na gato. Qissa, the tale of a lonely ghost. The tale of a lonely ghost. Nyuma y'aka kanuciko akiswe The Pirates. Ibisambo byo ku mazi. Ni Nyakoreya, ni filime irangira. Agafilime karangira. Nelly nugira ikibazo. Nugira ikibazo. Byose biraza kumera neza Nelly. Byose iri bugende neza. Uyu ngo Nelly mwumva. The creator Lee. Amasomo ya buri munsi. Wowe ufata ikaramu n'agapapuro wandike. Numva nangiye gusobanura. Ujye wicara hamwe ufata agakaramu ubwo atingiye gusobanukirwa. Iyi nzu tugiye kuyishyira hasi. Tugiye gukomeza tutitaye ku byabaye mu bihe byahahise. Byose tugiye kubyibagirwa. We will forget everything. Byose turabyibagirwa. Ibyahise byose turi buze kubyibagirwa. Dutangire bushya. Nzatuma uru rugo ruba rwiza kuruta uko rwahoze mbere. Urumva amagambo. Uru rugo azatuma ruba rwiza. Ruba rwiza cyane kuruta uko rwahoze rumeze. Omberi singi. Igeno ryanjye naraririganyije. Nigize mbaho imfubyi kuko nanjye nashaka kugira ubuzima bushya. Ariko kubaka urugo rushya. Tugomba kongera tugatsinda igeno. Tugomba gutsinda igeno nanone. Wihanuye ku nyubako. Wihanuye ku nyubako. N'abantu mwe hari bitajya byoroha habe na gato. Rimwe na rimwe uko utegereje gushaka kugira ku ntumbero cyangwa se ku ntsinzi yawe, ibitambo ntabwo bijya bibura. Ntazagire ukubeshya. Buri rugamba rwose urwanye, ibitambo ntibyabura. Buri rugamba rwose urwanye, ntabwo ibitambo byabura. Gabo yakubise imanga hasi. Imyaka yakomeje kuyimyaka. Filime itangira tubwirwa inkuru. Yabwo ati nge uyu mwaku nazanye ni mwaku nyabaki. Kombe uwe yahuye burya yari Nelly. Dore umugabo nguyu. Kazimu kakomeje gukurikirana paka dore ngiki cyanwa. Twatangiye ni nawe tubwira inkuru. Nelly और कितनी बार मैं शराब पे किस्सा भोग. Ni inshuro zingahe ngomba kuba nabaho mu buzima nk'ubu ngubu? Filime itangira ariko karamuka Nelly. Si umugabo cyangwa se umugore. Si umuntu cyangwa se umuzimu. Urumva amagambo. Nelly ndeba. Yagufata akarambo ka Nelly. Nguwo yinjira mu ishyamba rya Kabirago. Nguwo. Umberi singi. Yashakaga umwana w'umuhungu. Yashatse gukora ibidakorwa. Ibidapfa gukorwa birakorwa, wenda reka twemere ko bikorwa da. Ari basebukwe baba bashaka kuryamana na ba nyirabukwe. Byo nimbonika rimwe ndetse ni n'amabara. Ariko ngo kera ngo byabagaho. Nyine ngo umusaza akagenda nyine tu agiye gufata irembo tayari. Akabanza kumva tu. Akabanza kumva umuhungu we yagiye kuzajya aca umuhanda, agiye kuzajya aca muri baramabuye. Nta n'imikuku irimo.
akabanza ngakamwumvira. Ndiko bambwiye abakuru, hereka nanjye urande makuru retse yuko nyine turi rimwe na rimwe njya nshyiramo aya nyine tunga tuza ariko ngenda kuze tundeze tu. Ariko disi benshi bambonye baratungurwa. Benshi bambonye baratungurwa. Ati neri umbabarire. Ataka ngaka ikubwama mama for my mother. Haga filime nuko kagenze kitwaga Qissa, the tale of a lonely ghost. Yarista video library United Street Promotion Cooperative. Lini mwumvaga wa mwami muto ariko ubusanzwe utari gito. Abaje mwakoze kuza kandi murabeho, ndabakunda cyane nagakurikirana mucikwe you nawe ubutaha. Imana mwese barinde, ndabakunda cyane. Ciao. Ukeneye kwamamaza iwacu uhamagara kuri 0787 691 03 uvugana nanjye Lee the creator. Nuvugana nawe ariwe njyewe mwenye sauti yake. Nawe ubutaha. Kuva muri Nigeria, iyi miti wayisanga hano mu mujyi wa Kigali. Tubafitiye umuti uvura kanseri na diabete, umuti w'amavangingo, ducimye ku badamu, tuvura ubugumba n'uburemba, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo. Tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha. Tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga. Tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini. Tuvura amazi y'amoko yose, amaryano, amategano n'amahuherano. Twatanze promosiyo ku mafaranga 10,000 gusa gisuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu ni 07 90 55 76 cyangwa se 07 98 18 428 cyangwa se 07 52 11 96 bya biciro twabigabanyije. Tugane tugufashe tuzamura TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Dutanga views na followers ku giciro utasanga handi. Tugane tugufashe. Dukora indirimbo ya audio, iya video, dukora amafilimi, tugakora n'indirimbo. Tugane tugufashe kuri 07 52 13 54 07 52 13 54. Ya miti yabonetse kuva muri Nigeria. Iyi miti